nkumbuye basha dosinza, nkumbuye abana bita Anita natukunda, nkumbuye ni benshi, hari abana tujya duhura kenshi, ni benshi ndabakumbuye, mbese ubwo bariyumva babandi bose tujya duhura mu bikorwa by'urukundo, turi kumwe na ba Pisi Nikodemo, mbese ndabakumbuye muri benshi, ntabwo n'ukuri pe ntabwo nabavuga ngo barangize, ndabakumbuye cyane. Ariko nanone gukora Imana nta mupaka, ubwo nyine n'ibinsigaza ririmbira abakecuru turi mu rungano. Hari imbaraga amafaranga atatanga. Yes, tubaye ikaze nko mumenyereye aho tugeze ibiganiro bitandukanye bya gospel show hirya no hino by'amashowbiz y'abahanzi batandukanye baba star batandukanye mwagiye mwumenya cyangwa se mwumva hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, tugamije kuba updates zabo. Turi kumwe rero n'uwitwa ntago ndi umuvugaraza kwivuga ni mukuru, reka tumwikaze, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, nitwa Muhorakeye Adelaide. Imana bahumugisha kubana nanjye. Ku bantu rero bazi Muhorakeye Adelaide cyangwa se no ku bantu basanzwe bamenyereye, watwibwira nyirize nkuko mubikora abahanzi nkuko bajya bivuga muri rusange. Akavoko gato cyane twumve Muhorakeye Adelaide. Ambwira ko ndi umwana we, none ubundi amahoro, ndidegembya muri we, kuko Yesu yantaruye. Iyo ni indirimbo yitwa nguki? Yitwa Humura. Humura. Yego. Iyo kuri yo chorus twumve. Mbese wahanagurwa amarira utarize, kandi wahumurizwayo, kandi utahungabanye, mu gihe gikwiriye humuruza atabarwa. Ngira ngo mvisho ni Adelaide Muhorakeye, ijwi ni rya rindi, ngira ngo aracyari wa wundi. Adelaide none ngo ubanze utwibwe neza nyirizina muzika y'amavuna bavuko yayo ahigeze uyu munsi wa none, no muri misa abantu benshi ntago bagorutse. Adelaide, turaza gusoza unatubwira update zawe z'uyu munsi wa none uko bihagaze. Twagiye murakoze. Buriya iyo ndirimbo cyane abantu bayinziho nkiri umukobwa, ariko ubu ngubu Imana yanyaguriye inzira, ubu nsigaye ndi umumama w'umwana umwe, mfite umwana witwa Nara. Nshima Imana cyane aho ngeze, kandi ndashimira abansengeye ndetse n'ababanye nanjye kuva na kera. Nshimira cyane abashuti bagiye batahana ubukwe bwanjye bakansura. Ikindi kandi ndashimira itangazamakuru muri rusange, bagiye bagereka ko twakoranye neza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero kuri uyu munsi nari nzi yuko nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu hari izindi production nari mfite, ariko ntago byankundiye kubera ibihe twagiyemo kandi n'ubu tukirimo, ndetse tugihanganye cyane n'urugamba rwo gukomeza navuga nko gukomeza gukorera Imana cyangwa se no gusenga muri rusange. Murakoze cyane. Hanyuma wenda nge ntago ndi buze kujya kurabwo, ndaza nibande cyane nyuma aho maze gushinga urugo. Hari igitaramo uheruka wakoze, ari nacyo ntekereza ko wakoze uheruka gukora. Nyuma yacyo wahise winjira mu mushinga w'urugo, ariko kugeza ubu ntago abantu baherutse kumenya amakuru yawe. Nyuma y'urugo byagenze bite? Duha amakuru. Nyuma y'urugo inshingano zawe nyinshi ntabwo biba byoroshye. Buriya abantu twajyaga nge nivuge, najyaga mbona abantu b'abamama, nkabona ni ibintu byoroshye, nkabona aratwite, wenda nkabona gutwite ni ikintu kigoranye, ariko buriya no kurera ntabwo biba byoroshye. Ujya kugira ngo wegure umutwe. Buriya nanagarutse inyuma gatoya, abantu b'abamama bakorera Imana, singiye kuvuga ngo ni bande, barahari ni benshi, ariko abantu bakorera Imana ari abamama bafite abana basize mu ngo, bafite abatware pe, ubu kugeza uyu munsi ndabubaha kuko ntabwo biba byoroshye vraiment. Hanyuma ibintu nkabi biroro ufite amatsiko, ubwo wenda wumvaga ujya kugera mu rugo wumvaga ari ibiki ufite amatsiko? Natubwiye niba uko waragezeyo ugasanga bya bintu uko wabitekerezaga niko biri, nibiye? Nari mfite amatsiko kumva nakwitwa mama. Numvaga ari ikintu cy'agaciro cyane, kandi biba ari umugisha muri uru rugendo turimo mu isi. Ikindi kwitwa umudamu kwitwa umudamu buriya
nkibaza numvaga mfite amatsiko y'umuntu nzahitamo nguma mfite amatsiko y'umuntu tugiye gukomezanya donc urugendo rero kandi narabibonye nshima Imana yo mu ijuru nshima Imana ko icyo nayisabye pe nicyo yampaye murakoze cyane hanyuma murumvikana byageze umaze kugerayo waje gusanga byinshi ibyo wasabye Imana ari byo yaguhaye hanyuma se akandi kabazo k'amatsiko muzika yawe ugezeyo nize mbogamizo wahuye nazo wenda ndavuga umaze gushaka zituma abantu benshi barakubuze cyane Adelaide niyo mpamvu tuje kugushaka nk'itangazamakuru kugira ngo tuduhe update zawe byagenze bite ukimara gushaka ku munsi wakurikiyeho ukwezi 2025 umwaka urashize ngira ngo si numwe bimeze biti imbogamizi nagiye ngira n'iz'umwana kuko buriya uko nashakaga kwitwa mama numvaga nzaha nibikwiriye umwana donc nabaye nihaye igihe ndavuga ngo umwana wanje agomba ntago sinshaka kuvuga ko wenda bafite impinja bagakorera Imana ari ikibazo ariko buriya buri muntu wese abafite uko abitekereza donc abafite nuko n'imigambi ngewe naravugaga ngo nimara kubona umwana agakura nibwo nzongera gusubira muri muzika ariko nanone ivuga butumwa ntago riri hagarara pe no muri corona twagiye dukorera Imana tugatanga amabwiriza tugatanga ibiganiro bitandukanye ndakeka namwe mwarangezeho rero ni byiza kandi nibyo gaciro ariko izo imbogamizi mbese ntago nabyita nk'imbogamizi gusa ni ibintu bituma ni impamvu yatumye ntabasha gukora umuziki wanjye neza yego hanyuma kuri ubu ngubu se ufite ingamba ki abakunzi b'ibihangano bya abakunzi ba Adelaide bamutegerezeho iki muri rusange projet ni nyinshi mfite ntago nacecetse narakoze ama audio ndayafite deja ndaza no kubaha kapera ikindi numva hari n'amaradio afite ayo audio ariko bura kuko ngewe no mu gukora umuziki kwanjye nita kuri video mba nshaka mvuge ubutumwa abantu bananzi bya buntu wese agira uko akunda umurimo we ariko ntago nigeze nsinziriza abakunzi banje kandi nkeka ko nanakomeza kubasengera kandi nanjye nkeka ko bansengera kugira ngo noneho mbyuka n'imbaraga nyinshi agace gato k'indirimbo imwe wakoze kuri itarajya hanze twumve ko Adelaide yakoze akazi nubwo abantu bibaza ko yacecetse twagiye nakoze indirimbo y'ubukwe niyo ngiye kubaririmbiraho gatoya umugabo n'umutwe w'urugo akwiriye gukunda umugore bakabana mu bwuzuzanye icyo nicyo cyubaka urugo kuki uduhaye indirimbo kuki ari wahise ukora birumvikana vuba ngaha iyo ndirimbo urumva ni urugo nyine nagiye nibanda ndashaka nyine kuririmba kuyumva gatemba ko ahinduye kariyeri imyandikire oya buriya nukuvuga ngo kuko nageze mu bukwe mbese nagize mu bukwe kandi mbona nuko umugabo ari umutware w'urugo kandi akwiye kuzuzanya mbese ndimo ndaririmba ibintu nanjye nzi yego aha twaje no kuyindi ya kabiri nayo agace gato niba wenda atari ubukwe nayo twumva agace ni indirimbo ivuga ku rukundo rw'Imana nayo ndayibakundishije cyane kandi mbese Imana izayisiga amavuta iravuga ngo urukundo wankunze n'imbabazi wangiriye mwami nzabizirikana hanyuma adidemo kwandika indirimbo zawe cyane cyane by'umuriro izingizi urimo urakora bitandukanye neza wandikaga bwa mbere ibihe biracyari bya bindi ubu byifashe bite umuntu agenda yaguka navuga ngo naragutse kubera ko buriya iyo uri gukora indirimbo
hari igihe uyikora wihereyeho, hari n'igihe uyikora ku mushuti wawe wenda ubuhamya bwe cyangwa se muri rusange. Ni ukuvuga ngo ngewe rero nk'izi ndirimbo za mbere nakoze, indirimbo za mbere naririmbye ku buzima bw'abandi mese humura, n'abarebye video yayo igihe irimo umwana wari warababaye akora akazi ko mu rugo bakamwirukana. Donc urumva naririmbaga ibintu bitambayeho pe, ariko nk'ingi y'ubukwe ni ibintu bimbaho. Urukundo rw'Imana ndaruzi, nararubonye. Iyo umuntu ari umudamu atwite akabyara, hari imbaraga z'umugabo zitagukura aho hantu, hari imbaraga z'umubyeyi zitagukura ku iseta, hari imbaraga z'inshuti zawe zitagukura ku iseta, uretse urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo. Yego murakoze. Noneho muri ibi bihe abantu baradutse kumva Adelaide mu bitaramo bitandukanye. Hari igitaramo heruka mu uyu munsi wa none, navuga ko gospel industry nyarwanda isa nkaho kuba hanzi b'abanyarwandakazi bari kugenda baba bakeya. Nawe ndoro umwe mu barisa nkaho barimo baragenda, nubwo turi kuba tubwira ko hari, ariko ntabwo turi kubona Dede. Ubu ngubu noneho byifashe bite n'uruhare rwawe mu gushishikariza abantu, by'umwihariko n'usohoka ahangaha izo ndirimbo zawe barazibona ku audio se, haba hari izindi nzozi ufite zo kongera gukora igitaramo nk'icyo wakoze ubushize se, bihagaze bite? Ibitaramo ndabyifuza byinshi deja, ariko mbese nakomeje mbabwira ko hari inzitizi cyangwa se hari impamvu iri gutuma ubu tuvugana cyangwa se ejo cyangwa se wenda mu kwezi gutaha ntabizeza yuko hari igitaramo. Ariko mu by'ukuri ndabishaka cyane, mba numva n'amavideo mba numva nakomeza ngakora, ariko pe mwana wanjye aracyari mutoya kuko gutegura ibitaramo ngire ngo murabizi ntago ari ibintu umuntu abyuka agahita akora. Bisaba gusenga, bigasaba imbaraga, kuko utumira abahanzi, mbese bisaba umwanya. Uwo mwanya rero ntago ndawubona, ariko ndawushaka. Murakoze cyane. Samutinyura abantu gato, by'umwihariko abari n'abategarugori batinya gutegura ibitaramo, bati nibyo bisaba ubushobozi burenze, bisaba ibintu bitahambaye. Hari igitaramo wateguye kidasanzwe, kandi ntekereza ko abategura ibitaramo by'umwihariko bari n'abategarugori ni bakeya muri iki gihugu. Kuri wowe nirihe banga wakoresheje, niki wababwira kugira ngo batinyuke? Ibanga rihari ni ukubana n'abantu cyangwa se kwiyegereza abantu, kuko buri ibintu byose bikorwa n'abantu. Bivuze ngo iyo wiyegereje abantu mbese ukamenya kubana neza, donc ikindi ukamenya gusenga, Imana ikora ibintu byinshi. Ntago amafaranga pe, nk'igitaramo nakoresheje ntago byantwaye amafaranga menshi. Yego yarasohotse, ariko bitewe n'ubushuti nari mfitanye n'abantu banshigikiye. Abanyamakuru mwaranshigikiye pe, narababonye, abahanzi baranshigikiye, amakorari. Donc bivuze ngo n'abantu ngewe bagikoze. Ariko nabashishikariza yuko bagomba kumva ko ari ibintu byoroshye kandi bakagerageza, kuko gukorera Imana uyikorera mu byo ufite. Ntago tuvuge ubu ngubu uyu mwanya wankubita 5,000,000, navuga ni izi 5,000,000 nahita zitegura mu gitaramo y'Imana nkumva. Ariko hari n'igihe nshobora gushaka sale nzagiteguriramo nkasanga nabwo ntibihuye n'ubushobozi. Ariko ni ukuvuga ngo ubushobozi ni icya mbere, icya kabiri inshuti, ikindi no gusenga. Ntago biba biri ibintu bigoranye. Batinyuke nkuko baba baratinyutse bagakora indirimbo, bagakora video, bakabona umwanya wo kujya muri studio bakabishobora. Ibyo nibyo biba bigoye. Muri ikigoye cyane no kwandika indirimbo, kumenya se ngo iyi ndirimbo ikunzwe gute. Ikindi ugiye gutegura igitaramo ureba wa muntu ukunzwe. Bivuze ngo akaza nyine, hari abantu turabizi, hari abantu bajya bayaza bakaririmba bakicara. Icyo gihe ubuse nk'urugero nkanjye uyu mwanya tuvugana ntiwantumira muri concert ngo nzashobore kuririmba. Tujye tuvugisha ukuri, buriya ukuri ni kwiza. Ariko bisaba ngo umenye ngo umuntu akunzwe kuri rugero, ese abantu banjye mbese ugategura nta bigoranye. Yego. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, harya umaze igihe kingana cyubatse? Ngiye kumara imyaka 2 irashira muri kwa 9. Imyaka 2 igiye gushira, nicyo wonye cyahindutse muri gospel nyarwanda? Byarahindutse byinshi. Ugenda usanga abana benshi baratinyutse, nicyo kintu ndi gukunda. Usigaye wumva umuntu pe na amagambo ari guhimbisha biraho, ariko agatinyuka kandi indirimbo ze zigakundwa. Ikindi ndi gushimira yuko hajeho itangazamakuru rifatika. Nukuvuga ngo
aba bantu barimo barazamura abana bakizamuka, bakabegera, bakabaha ama interview, bakababwira bigenda uku, mbese bakabereka inzira. Nukuri ni ikintu cyiza pe kandi ndagishima. Ikindi gihe umuntu wese uvuga izina Yesu cyangwa se akaririmba hamya Imana, ndamukunda n'umutima wanjye wese, mba numva namusengera kugira ngo akomere, kandi nanjye mba numva namuba hafi. Yego byarahindutse byinshi, murakoze cyane. Nta munye gifite kuzasanga system yaragusize? Oya. Wavutse ADELAIDE benshi. Oya, no kuvuga ngo urugendo rwo mu ijuru ntago rufite limite. No kuvuga ngo yego tugomba kugendana n'ibigezweho, ariko nanone nta shari. No kuvuga ngo ngiye kwitinya ngo narasigaye. Oya, ugomba gushiramo umwete, yego ukavuga uti ndeka nshiremo courage mbone uko nzagera imbere.